mbibwira abandi babyeyi batabashije kujyayo abo uyu munsi bagiyeyo nta tike nabashaga kwibonera ngenda umukene nta mafaranga ngira ubuzima bwanjye nari mbuteze kuri uriya mwana urumva nagurisha utuntu twanjye twose kugira ngo narebe ko yakwiga urumva kagurisha utwenda nkajya gukora imisiri ngo ndebe ejo heza hazaza ko hari ikintu umwana ashobora kumarira none ngewe ikintu nasabaga ko wenda perezida wa repubulika yatugirira imbabazi nk'umubyeyi nyir'igihugu akaba yaturekurira bariya bana bagasubira mu buzima busanzwe natwe bakagira icyo baturengeraho. Banyarwandakazi inshuti bakunzi b'urubuga biza tubireba turabasuhuje. Turi kuwa gatanu tariki 31 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2021 mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro biza tubireba tugaceceka. Ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga biza tubireba mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomsene Mporamusanga. Inshuti muduteze amatwi tubibutse ko iki kiganiro tugitegura mu rwego rwo gushishikariza abanyarwanda gucika ku muco mubi wo kurebera no guceceka amahano ndetse n'andi makosa yose akorwa mu muryango nyarwanda, cyane ko twasanze uko kurebera no guceceka ari byo byagiye bituma igihugu cyacu u Rwanda kigwa mu kangaratete. Inshuti muduteze amatwi ku kiganiro cyo kuri wa gatanu tugiye kugaruka ku marorerwa yabereye mu karere ka Ngororero muri kino cyumweru. Mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu ndagira ngo mbanze mbifurize umwaka mushya muhire w'2022 kuko ubu tuvuga hasigaye amasaha make cyane ngo tuwinjiremo. Nekereza ko buri wese afite ibyamushimishije, ibyamubabaje, ibyo yarangije ndetse n'ibyo atarangije. Ntacyo wabikoraho ahubwo mu masaha make yasigaye dutegereze kuzahangana n'ibyo byose ndetse no gusohoza imigambi yacu mu mwaka wa 2022. Ikiganiro cy'uyu munsi rero ni ikiganiro ubundi ntakagombye kubabwira ku munsi wa nyuma w'umwaka, ariko ni ngombwa ngo nkibabwire kubera ko mu by'ukuri nubwo twaba twizihiza iminsi mikuru, nubwo twaba tuguwe neza, tugomba kubaho dutekereza uko bagenzi bacu babayeho. Dukwiriye kubaho twibaza ngo ni iki cyahinduka kugira ngo n'abandi babeho neza bishime. Ibi rero tugiye kubirebera kuri aya marorerwa nk'uko nabibabwiye yabereye mu karere ka Ngororero, ni mu ntara y'Iburengerazuba. Ni amarorerwa yakorewe abana 6 bari barangije amashuri yisumbuye ku kigo cya ESECOM Ngororero. Shuti muteze amatwi, hari ibintu wumva ukagira ngo uri kurota, ukibaza niba ari ukuri cyangwa ari inzozi. Ariko mu Rwanda rwacu nta kidashoboka. Mu Rwanda rwacu byose birashoboka. Niba hari n'igihe ujya wicara ukumva ko hari ibidashoboka, ndagira ngo nkubwire ko bishoboka. Bakunzi b'urubuga biza tubireba nk'uko mubyibuka mu mwaka w'amashuri cyangwa se mu isozwa ry'umwaka w'amashuri 2019-2020 ku bigo byinshi by'amashuri mu Rwanda habaye ikibazo cy'abana bishimiye gusoza amashuri ariko bayasoza muri bya bindi urubyiruko rw'iki gihe rusigaye rwita ngo n'ugutwika, bavuga bati hahiye koko. Ibyo ngibyo mukunda kubyumva ku mbuga nyinshi nkoranyambaga zikoreshwa n'abanyarwanda. Ni amakosa yakozwe n'abana, ariko kandi ni amakosa atakwicisha umwana cyangwa se ngo amushyire muri gereza. Nk'uko twese tubizi mu Kinyarwanda baravuga ngo ukiza ubusore arabubagira. Abaciye umugani bashaka kuvuga iki? Bashaka kuvuga yuko mu myaka y'ubusore, mu maraso ya gisore habamo amakosa menshi, kubera ko abari muri iyo myaka baba bashyuhiranye ndetse baba bakoreshwa cyangwa se baba bagengwa n'amarangamutima hanini. Aba bana bo kuri iki kigo cya ESECOM Ngororero ni abana bari bamaze umwaka wose bigira kuri radio, bigira kuri televiziyo, ndetse abandi batiga kubera impamvu za COVID-19. Abenshi bari bafite impungenge z'uko binashoboka ko batazatsinda kubera imyigire mibi bagize. Binjiye mu bizami batiteguye, ni nayo mpamvu hatsinzwe benshi. Ndetse mwumvise ko kubera ingorane za COVID-19 Minisiteri y'Uburezi yahisemo gusibiza abana b'abanyeshuri basaga 60,000 kubera imyigire mibi ndetse n'amanota atari meza babonye. Inshuti muduteze amatwi, ababashije gutsinda ibizamini byari bibaye nk'inzozi kuri bo, kuko abanyeshuri hafi ya bose biturutse ku myigire bizemo bumvaga kuzatsinda bigoranye. Ibyishimo byarabarenze. Mu kubarenga buri wese yishima mu buryo bwe. Nibyo koko simpakana ko bakoze amakosa, ariko se ninde munyeshuri n'umwe muzi kuri iyi si ya Nyagasani watangiye amashuri yakayarangiza nta makosa akoze? Ibyo ntibibaho. Niyo wagerageza kubitwumvisha
twagufata nk'umubeshyi. Abana mu kwishima bamwe bafashe amakaye bigiyemo muri uwo mwaka, bumvaga ko ari nko kuruhuka guhora mu ikaye. Nibyo koko, nta munyeshuri w'umuhanga watinyuka guca ikaye ye, ariko kubera iminsi bari bamaze biga mu buryo budafututse, baserebuye cyangwa se bishimiye intsinzi yabo, bafata amwe mu makaye bigiyemo barayatwika, ndetse abandi bafata umukasi bacisha ku majipo yabo cyangwa amapantaro yabo bashyiraho utwo bita inshabure. Nk'uko bakunda kuvuga ngo hahiye koko, ndavuga ya mvugo y'urubyiruko iyo bishimye. Aba bana ngo bafashe isaso y'igitanda yari iri hanze y'ikigo. Nk'uko umuyobozi w'ikigo cy'amashuri abisobanura, iyo saso yari isaso mu by'ukuri yajugunywe kubera ko yari yarangiritse. Ababyeyi twarumvikanye n'ibyo ni ukuri, ku buryo ibyo abana bari bangije byari byagize agaciro k'40,044, kandi ababyeyi barabyishyuye binakorwa rwose. Ku buryo wenda hari ibyo ibinyamakuru byagiye bikabiriza, nabyo ntabwo natinya kubwira. Ibi byazengurutse ku binyamakuru, ndetse abantu benshi natwe turimo turabinenga cyane, tuvuga tuti ntago bikwiriye ko umwana arangiza ishuri ngo ace amakaye yigiyemo. Ndetse ababyeyi benshi baravugaga bati ibyo ari byo byose biragaragara ko aba banyeshuri bari bafite n'agahinda k'igihe bari bamaze ku ntebe y'ishuri. Ni ngombwa ko Minisiteri y'Uburezi itangira kwigisha cyangwa se gutoza abana b'abanyeshuri ko ishuri atari igihano, bakabigisha kurikunda. Ariko ibyo byose umunyarwanda yatekerezaga ko bizaca mu nyigisho za kibyeyi. Ntawatekerezaga ko hashobora kuzamo mu nyangire ndetse n'ubugome bungana nk'ubwo tugiye kubabwira muri kino kiganiro. Kubyara umwana umutezeho ikize ejo yaza kumarira, akaba yaza nanjye akabura muri ubwo bukene. Umwana ajya gutsinda, narebye hirya hino, yiga kuri hanjye, nkagenda nkakora imisoro umwana akiga. Ubu n'ikigo nkirimo amafaranga, ariko kubera ko bavuga ati umwana ni umuhanga nakomeze yige uzaba uyabona. Kawumbwira nawe ikindi kintu ushobora kuba nakora, umubyeyi yatubabariye nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaturekurira abana. Nyuma y'igihe gitoya abana barafashwe bafatwa n'inzego zishinzwe umutekano. Hanyuma ababyeyi bagenda bumvikana n'abayobozi bababwira bati mugerageze kwihaniza abana. Ariko bigeze kuri iki kigo cya Ngororero havuka ikibazo gikomeye cyane. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rufatanyije na polisi y'igihugu bataye muri yombi aba bana, ariko mu by'ukuri ibigaragara babataye muri yombi bagambiriye kubagirira nabi, bagambiriye kwica ubuzima bwabo. Nk'uko nabibasobanuriye, aba bana bari bakoze byari amakosa, ariko sintekereza ko cyari ikintu gikwiriye kubafungisha, cyangwa se niyo cyabafungisha buri wese yatekerezaga ko wenda bazamara icyumweru kimwe muri kasho, byaba byinshi bikaba 2 wenda barimo bahugurwa ndetse basobanurirwa ko ibyo bakoze atari byiza. Ubundi ikindi cyatekerezwaga nuko aba bana, ndavuga abo ku kigo cya Esecom Ngororero, ababyeyi babo bagombaga kuganira n'ikigo hakareba ibyangijwe hanyuma bikishyurwa. Ni nako byagenze. Abana bakimara gufatwa, ababyeyi bagiye kubonana n'umuyobozi w'ikigo, barebera hamwe ibyangijwe, basanga mu by'ukuri hamenetse ibirahure 2 by'amadirishya. Hari amasaso y'ibitanda 2 batwitse nyine, yari hanze yaranangiritse. Ntabwo ari ibitanda baraga, oya ntabwo ari ibitanda. Niyo mpamvu nakubwira ko bagiye bakabiriza, ntabwo ari ibitanda. Bagiye banakabiriza ko banaguye ibirahure, oya ibirahure 2 bya dorotwari. Nshuti muteze amatwi, nk'uko mubyumva, uwo ni umuyobozi w'ikigo cy'ishuri wivugira ati habayemo ibintu byo kugenda bakabiriza, bavuga ko abana bangije ibintu byinshi, atariko ni ibirahure 2 gusa bamenye, n'isaso yari iri hanze twarayijugunye. Ubuyobozi bw'ikigo busaba ababyeyi kubyishyura. Ababyeyi bafatanyije n'ubuyobozi bw'ikigo basanze ibyangijwe bifite agaciro k'amafaranga 40,000. Ababyeyi bahita bishyura ibyangijwe byose. Nyamara ntabwo bwabo ubuyobozi bw'ikigo cyangwa ababyeyi bari bazi ko hari undi mugambi uri gucurwa ku ruhande, kuko ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi
mu karere ka Ngororero bari barimo bacura dosiye ivuga ko abana bakoze imyigaragambyo bagatwika ikigo cy'ishuri. Ni kwa kundi ukora agisida ugasitara ku kintu, ariko byo babikoze muri ubwo buryo bwo kuvuga ngo hahiye kuko ibintu nk'ibyo. Ibindi bakoze ni ibiki? Ni uguca amakaye yabo n'amayiniforume, ibindi ni ibiki? Ibyo ntabyo nzi. Inshuti muteze amatwi, ngira ngo nk'uko mubyumva ahangaha umunyamakuru yari arimo kugerageza kumukuramo irindi jambo wenda ryumvikanisha ko hari ikintu kiremereye abana bakoze, ariko umuyobozi w'ikigo aramubwira ati ibyo ntabyo nzi. Ibi bikubirwa mu cyiswe icyaha cyo kwangiza umutungo utari uwawe no gukangurira abandi banyeshuri kwanga ishuri. Abana bisanze bamaze ukwezi muri kasho, kandi mu rwego rwo kunaniza ababyeyi babo bagakomeza kubazengurutsa muri za kasho zitandukanye mu turere dutandukanye. Ibi bigatuma n'ababyeyi batarabashaga kubageraho mu buryo bworoshye. Ababyeyi bisanga abana bakubise amezi 2 muri kasho, batangira kuvuga batese ibi bintu bimeze gute ko twishyuye iby'abana bangije, amakaye abana baciye akaba ari ayabo. Nk'uko twabivuze, mu by'ukuri nta munyeshuri w'umuhanga ucikayeye, ariko ababyeyi ndetse n'abana baravuga bati ibyo ari byo byose ikosa rirumvikana ko ari ikosa, ariko ntabwo aya makaye yatwitswe ari ay'undi munyeshuri, ntabwo ari ay'ikigo cy'ishuri, ni ba nyir'ubwite bitwikiye amakaye yabo, bityo akaba ari umutungo wabo bwite. Ndetse na za uniforme baciyeho utuntu tw'incunda usanga kitari icyaha kibabambisha, cyane cyane ko batigeze bakora ku kirango cy'ishuri. Banyarwanda, banyarwandakazi, usibye gusa iyo umunyeshuri arangije kaminuza agakora teze, nta handi mu by'ukuri mu rwego rw'uburezi hagaragaramo ko amakaye umunyeshuri yigiyemo ari umutungo w'ikigo cy'ishuri. Nta gitabo cy'ishuri aba bana batwitse, ni amakaye yabo bwite. Mbibutse ko ibyo byose twemera ko ari ikosa, ariko ritabambisha umwana. Ababyeyi bagiye kwisanga abana babo bakubise amezi 5 muri kasho za polisi. Amarorerwa rero yabaye muri kino cyumweru. Umuntu wese yibaza niba mu by'ukuri abacamanza bakoze ibi bintu barabikoze nk'abacamanza cyangwa barabikoze nk'amabwiriza aturutse ahandi hantu. Bitabaye ari ibyo, mu by'ukuri iyi yaba ari ingengabitekerezo mbi cyane igamije kuvutsa bamwe mu bana b'Abanyarwanda uburenganzira bwo gukomeza amashuri yabo, cyane cyane ko aba bana basereburaga cyangwa se bishimiraga uko gutsinda kwabo bari bake cyane muri benshi bari batsinzwe. Ibi rero bikaba bishimangira bimwe Abanyarwanda bavuga buri munsi bati ribu, bisobanura rimbura intiti burundu. Ni ingengabitekerezo mbi cyane. Mu by'ukuri aba bana 6 ntabwo ari bo bonyine bakoze ibi bintu, ahubwo umuntu yibaza impamvu ari bo bonyine bafashwe. Hari ikindi kibyihishe inyuma. Ababyeyi b'abana baravuga bati twe twarihiriye abana amashuri yisumbuye, twumva bagomba gukomeza kaminuza bakazagira icyo bimarira, byaba byiza natwe bakagira icyo batumarira. Mugomba kujya mubashyira kuri discipline. Ndamubwira nuko bimeze, cyangwa hari ikindi kintu muri bubivuge oya nuko bimeze. Gusa abana 6 ntinibo, buri mwana wese ni imyaka 5 naho hazaba miliyoni 5. Mu by'ukuri jewe nicaye mera nkufashwe n'amashanyarazi, sinzi ukuntu nabaye muri je nicara ku ntebe. Ibyakurikiyeho nyine nahise numva fashwe n'ikiniga, mpita mfata umwanya wo kubitekerezaho, numva birancanze biranyobeye, nibwo mpamagaye bagenzi banjye ndabiba. Kuba baraciye amakaye yabo ntabwo yaba impamvu yo kubabuza amahirwe y'ubuzima ibihe byose. Ibi ndabivugira iki rero? Ndabivugira ko mu by'ukuri aba bacamanza bo mu rukiko rw'ibanze rwa Ngororero bakoze amarorerwa, mu gihe ababyeyi bari barimo basiragira kuri za kasho basaba ko abana babo barekurwa bakajya gukomeza amashuri, cyane cyane ko abo barangizanyije kwiga bamwe batangiye akazi, abandi bari muri kaminuza. Ababyeyi bagiye gutungurwa no kumva urukiko rwakatiye abana imyaka 5 y'igifungo kuri buri mwana na miliyoni 5 z'amanyarwanda kuri buri mwana. Ababyeyi baguye mu kantu, bamwe bafatwa n'isusumira, abandi buzura amarira. Nshuti muteze amatwi, nkuko nabibabwiye, ubu turi mu minsi ya nyuma y'umwaka, ibyo twita bonane. Abantu barya, banywa, bakishima, ariko ndagira ngo wishyire mu mwanya w'uyu mubyeyi warihiriye umwana
akamwishyurira byose, none umwana we akaba yambuwe imibereho, akaba yambuwe ubuzima. Mbyita kwamburwa ubuzima, kuko gufata umwana urangije amashuri yisumbuye yari yiteguye kujya mu kazi cyangwa se agakomeza kaminuza, warangiza ukamukatira imyaka 5 y'igifungo n'ihazabu ya miliyoni 5 kubera ngo ko yaciye amakaye akamena n'ikirahure cy'ishuri, mu gihe mu by'ukuri ibyo bita ko byangijwe byose byishyuwe. Ubona ko ibi ni rimbura intiti burundu, bisobanuye RIB. Banyarwanda, banyarwandakazi, ibi bintu mvuga nkeka ko buri mubyeyi wese abyumva. Tureke guca amakaye kuko twabinenze ko atari byiza, ariko nibaze ngo uhereye kuri executive w'umurenge, meya w'akarere, meya w'intara, komanda wa polisi, depite, ministre, senateri, kugeza kuri perezida, ubu wajya kubabaza amakaye bigiyemo wasanga yose bakiyafite, ku buryo umwana akatirwa imyaka 5 y'igifungo n'ihazabu ya miliyoni 5 ngo kubera ko yaciye ikaye cyangwa yakase kuri uniforme. Mu by'ukuri nk'ababyeyi, iki ni icyaha gikomeye ku buryo umwana yahanishwa iki gihano. Sinzi niba ari imyumvire yanjye migufiya, ariko nge imyumvire yanjye nk'umubyeyi kandi wishyira mu mwanya wundi mubyeyi, numva aba bana baragombaga kuganirizwa, ndetse yewe niyo kaba n'akanyafu nk'uko bari babafashe bakabamaza icyumweru kimwe muri kasho, kandi nabwo ntibabashyire muri kasho mu rwego rwo kubafunga, ariko bakabashyira muri kasho mu rwego rwo kugira ngo baganirizwe, ndetse wenda n'abandi banyeshuri barebereho. Ibi ntabwo ari uguhana, ibi ni ubugome. Ntaho bihuriye no guhana, ntabwo umuntu ahana gutya. Uwajya mu ngo z'aba bategetsi bakora ibi ngibi, wasanga abana babo bakora amakosa arenza y'ingurube. Benshi muri bo ni abana baba barasabitswe n'ibiyobyabwenge, ariko bagakingirwa ikibaba nuko bakomoka mu miryango ikomeye. Benshi muri bo ugiye kubabaza ayo makaye bigiyemo ntayo wasanga bafite, ariko abana ba rubanda bize bisabye ababyeyi babo kugurisha umurima cyangwa itungo bari batunze, barangije bahitira muri gereza imyaka 5, ndetse ngo ni hazabu ya miliyoni 5. Ihazabu nk'iyo ngiyo ikabisaba ko n'akazu iwabo bari batuyemo cyangwa karima bari basigaranye bakagurisha, noneho umuryango wose ugasigara ari inzererezi. Banyarwanda, banyarwandakazi, nshuti muteze amatwi, mu by'ukuri ndashaka kubagira inama. Niba mwumva mutiteguye guhaguruka ngo murwanya akarengane nk'aka ngaka, nimureke kubyara, kuko kubyara abana bo kujyanwa za wawa, kujyanwa muri gereza kudukosa nk'utungutu hagamijwe gusa kubavutsa ubuzima, cyaba ari ikibazo. Niba dushaka kubyarira u Rwanda, nitubanze turutunganye. Niba tutabashije kurutunganya, nitureke kubyara, kuko umuntu ntabyara nk'ingurube, umuntu ntabyara nk'inzoka. Umuntu abyara kugira ngo uwabyaye ejo azasigarireho igihugu. Ntihagire unyumva nabi, dore ko benshi mu Banyarwanda wagira ngo bafite ibinure mu matwi. Ntawe mbujije kubyara ni byiza, ariko niba mu by'ukuri uzabyara umwana ukaba ubibona neza ko ubutegetsi burimo kugufungira amayira, ejo umwana akajya ku muhanda, bakamutwara iwawe akajya kugwayo, bakamutwara muri gereza akagenda agakubitaho imyaka 5 cyangwa 10 akava yarabaye igisenzegeri, uwo mwana urabyara wiki. Niba rero twumva dushaka gukomeza kubyarira u Rwanda, niduhaguruke tubanze turwanya akarengane, nta bindi. Bitari byo kubyara kwaba ari ukubyara nk'uko inzoka ibyara cyangwa inkoko ituraga imishwi, nako inkoko yo izi no kurengera imishwi yayo. Hari ibindi binyamaswa bibyara nyine bigataho ngaho. Ubwo nge nabona ko gukomeza kubyara muri iyi situation byaba ari nk'uko ingurube ibwagura ibyana ikabita hariya, cyangwa se yaba inashonje igahita ibirya. Ubugenzacyaha bwarakwiherereye buragenda bucura impapuro mpimbano, kuko nkuko tubumvisha amajwi y'umuyobozi w'ikigo. Umuyobozi w'ikigo we arihakanira ku mugaragaro imbere y'itangazamakuru, akavuga ko mu by'ukuri batigeze batanga ikirego, mu gihe mu isoma ry'urubanza muri kino cyumweru abacamanza berekanye impapuro zivuga ko ngo ikigo ari cyo cyatanze ikirego. Ariko umuyobozi w'ikigo yabisubiyemo inshuro zirenga 2, avuga ati ibyo ni ikinyoma, dushobora no kuburana ahantu hariho hose, nta kirego twatanze. Byaba byiza munyohereje ibyo rangiza rwanda nkareba uko rimeze, ubwo wenda burya naguha amakuru nkurikije ibyo bavuze bavana haba ibi ni ukuri. Ariko ibijyanye no gutanga ikirego cyo ntabwo ikigo kigeze gitanga ikirego mu Rwanda cyane, kirego twese. Abana bahawe imyaka 5 y'akamama
yo kuba muri gereza ngo kubera ko baciye amakaye bigiramo. Mbibutse ko nubwo bidakwiriye, aya makaye ari umutungo wabo bwite, nibo bayigiyemo, nibo banditse, basabwaga kuyabika, ariko ubwo byabananiye bahugurwa ariko ntibahabwa igihano nk'iki ngiki. Hanyuma ibirahure by'amadirishya 2 byangijwe byatwaye amafaranga 40,000. Ababyeyi barayishyura ndetse bumvikana n'ikigo mu by'ukuri ko ibyabaye bitari imyigaragambyo, ahubwo kwari ukwishimira intsinzi batsinze, ariko bakayishimira mu buryo butari bwiza. Ariko 40,000 leta yo irashaka kuyabyazamo miliyoni 30 nk'uko mubyumva, kuko buri mwana arasabwa miliyoni 5 gukuba 6 ni miliyoni 30. Ubu ni ubujura bwitwaje imbaraga z'ubutegetsi. Ni bimwe tubabwira ko ari ukubona inyenyeri nyamara ari abajura bambaye inyenyeri. Ni ukubona abantu bagenda mu modoka meza n'amakote meza ngo ni ba ministre ni ba depite, ariko ibyo byose byuzuye ubugome n'inda nini ikorerwa rubanda rugufi. Shuti muduteze amatwi, ubutegetsi bwa RPF Inkotanyi nibwo bwadukanye imvugo ivuga ngo ndi umunyarwanda, bashaka kwerekana ko ngo mu by'ukuri umunyarwanda akwiriye kuba yumva igihugu cye agikunda. Nibyo niko mbyemera, usibye ko nta nukwiriye kwigishwa ko ari umunyarwanda. Ariko icyo nshaka kubaza ni ikihe? Umwana wakorewe ibintu nk'ibi ngibi yakunda u Rwanda gute? Yakwiyumvamo igihugu cye gute? Ari wowe wagikunda ute? Wakiyumvamo ute? Umubyeyi wakorewe ibi ngibi yakumva mu by'ukuri ari umunyarwanda nk'abandi? Yakumva ari umunyarwanda nk'abandi? Shuti muteze amatwi, ibi bintu bibamo ubugome bwinshi cyane kandi bufite ibintu byinshi biba byubakiyemo. Rimwe na rimwe usanga ubugome nk'ubu bushingiye ku bwoko, ubundi ugasanga bishingiye ku karere, ugasanga bishingiye mu ngeri nyinshi z'ubugome butandukanye bugamije kubuza abantu bamwe uburenganzira bwabo mu gihugu. Ndashaka kugaruka ku bintu byabaye mu mwaka w'2008. Ndabyibuka kuko narahageze kuri icyo kigo cy'amashuri. Ni ikigo cy'amashuri cya Masaka, ikigo cy'amashuri cy'Imasaka. Ndabyibuka rwose, icyo gihe narahageze, nari ngiye gusura umwana wo muri famiye, ariko mpageze nsanga mu by'ukuri polisi ngo yateye amatako. Bazanye amakamyo yo gupakira abana hafi ya bose bigaga mu mwaka wa 6 n'uwa 5, basigaje ukwezi kumwe ngo bakore ikizami cya leta. Abo bana barezwe iki? Barezwe ingengabitekerezo ya jenoside. Mu by'ukuri mu gukurikirana iki kibazo cy'Imasaka, yewe ubwanjye naganiriye na bamwe mu bayobozi b'ikigo, mbabaza uko byatangiye. Barangije barambwira bati umwana umwe yatutse mugenzi we ngo dore ibyo bizuru bye, undi nawe ahita amubwira ati dore ubwo buzuru bwe. Ikibazo gitangiriraho. Umwe babwiye ngo dore ubwo buzuru bwe, ahita yirukanka ajya ku bayobozi b'ikigo, yirukanka ajya kubwira abanyeshuri bagenzi be, ababwira ati hano harimo ingengabitekerezo ya jenoside, barambwiye ngo dore ubwo buzuru bwanjye. Bamwe mu bana bari baraho ngaho bahise batangira guhahamuka. Polisi bihateye amatako, iyora abana bo mu bwoko bw'abahutu bigaga mu wa 5 no mu wa 6. Bamwe bari basigaje ukwezi kumwe ngo bakore ikizami, babarega ingengabitekerezo. Icyo gihe abana bakatiwe igifungo cy'imyaka igera kuri 3. Nta muntu n'umwe yigeze ashaka gukurikiranaho ikibazo cyaturutse, ariko yewe ubwanjye umwe mu barimu yanyibwiriye ko byaturutse ko umwana umwe yatutse mugenzi we ngo dore ibyo bizuru bye, undi aramubwira ati dore ubwo buzuru bwe. Urumva ko n'abana babiri bari batukanye ku buryo udashobora gufata ishuri ryose cyangwa amashuri 2 ngo uyabuze ishuri kubera abana babiri batukanye. Ibitutsi biturutse ku myumvire ya buri mwumwe. Ariko icyo gihe benshi bahatakarije ishuri. Banyarwandakazi, ibi bintu birimo ikintu cy'ubugome bwinshi cyane. Mu Rwanda abategetsi birirwa basahura igihugu umunsi ku munsi. Buri mwaka mwumva raporo z'umugenzuzi w'imari ya leta. Ejo bundi Obadia Biraro yasezerewe ku kazi amaze imyaka 10 n'ingahe. Buri mwaka avuga miliyari zaburiye mu biganza by'abategetsi. Uwamusimbuye ejo bundi umazeho umwaka umwe, nawe raporo yatanze niyo, nuko hari ibigo bya leta bisahura amafaranga cyangwa bikayakoresha mu buryo budasobanutse, ndetse anabitunga urutoki. Abo bose baricaye aho ngaho, nta n'umwe twari twabona wafashwe ngo ahanwe. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali, uyu bita Prudence Rubingisa, uyu nguyu uyobora umujyi wa Kigali, ava muri kaminuza y'u Rwanda, yahavuye akurikiranyweho kaminuza y'u Rwanda imurega kunyereza umutungo wa miliyari 2 z'amanyarwanda.
umutungo wa kaminuza y'u Rwanda wa miliyari 2 z'amanyarwanda. Igihe ubugenzacyaha bukirimo kumukoraho iperereza, ishyaka FPR Inkotanyi rihita rimutangaho umukandida waryo ku buyobozi bw'umujyi wa Kigali. Miliyari 2 zirangira gutyo kuko nta mupolisi cyangwa umugenzacyaha ari kongera gukurikirana uyu mugabo FPR yamaze kumutangaho umukandida. Abo bose baba bari aho bagaramye. Ariko umwana w'umunyarwanda ngo kuko yaciye ikaye yigiyemo, ngo kuko yaciye inshunda kwijipo ye cyangwa ku ipantaro ye, akatiwe imyaka 5 y'igifungo n'ihazabu ya miliyoni 5. Ibi rero n'urukoza soni, ni igisebo ku rwego ubutabera bw'u Rwanda ruriho, kuko umucamanza ucura urubanza uko byagenda kose abahagarariye leta, aba ari umukozi wa Minisiteri y'Ubutabera. Ni mwibaze uru rubanza ni ikimwaro. Kugeza aka kanya jewe sindi umunyamategeko, kandi ndumva nshaka gushakisha umunyamategeko ubizobereye kugira ngo mu by'ukuri azadufashe gusobanurira abanyarwanda itegeko ryaba ryarashingiweho aba bana bahanishwa iki gihano. Sintekereza ko nubwo amategeko y'u Rwanda arimo inenge nyinshi, ariko sintekereza ko hari itegeko rishyigikira ko aba bana bahanishwa igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 5. Ahubwo uru rubanza ni amabwiriza kuruta ko byaba ubutabera. Uru rubanza ni amabwiriza kuruta ko byaba amategeko, kandi uru rubanza ni ingengabitekerezo y'ubugome igamije kubuza bamwe mu bana b'abanyarwanda gusohoza inzozi zabo. Banyarwandakazi, nshuti bakunzi b'urubuga biza tubireba, nkuko nabibabwiye, ni mwishimire iminsi mikuru, ni mukora ibirori. Ni byiza kuko Imana iba yarabarinze, ariko nimutekerereze u Rwanda, nimurutekereze. Mubona ibi bintu byatugeza he? Iyo murebye mubona ibi bintu byatugeza he? Ntabwo ubuzima ari ukurya no kunywa ngo twuzuze ibifu. Ubuzima ni ukureba aho isi itwerekeza twe n'abadukikije. Nawe wibaza uri umubyeyi ukajya ukumva umwana wawe waciriwe urubanza nk'urunguru. Nta tungo ry'umuntu yibye, nta muntu yateye ibuye, nta muntu yatutse, nta kiyobyabwenge bamufatanye, nta bugambanyi bundi yafatiwemo, ariko ngo kubera ko yishimye, wenda muri uko kwishima hakabamo kumena ikirahure cy'idirishya, iwabo bakanakishyura, agakatirwa imyaka 5. Nyamara twirirwa tubibona kuri shene zitandukanye hari i Kigali, aho urubyiruko rwirirwa ruvuga ruti dutwike, bati twatwitse koko. Hari abo nabonye bagize gutya bamena ikirahure cy'imodoka ku bushake, hari abo nabonye bagiye bafata imyenda bambaye bakayishanyaguriraho, hari abo nabonye bagiye bafata amacupa ya za vin cyangwa za rikeri akayafata kugira ngo yerekane rwose ko abayeho neza, akayatimbura hasi mu muhanda. Ari abantu b'abagabo b'abasore, ariko abana b'imyaka 16, 17 bazize ko bamenye ikirahure cyangwa se ibirahure by'amadirishya 2, nabwo atari ku bushake, biri muri icyo kintu cyo kwishima, iwabo bakanayishyura, ariko birangiye bakatiwe imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 5. Nshuti mwana muteze amatwi, reka dusoreze ikiganiro ahangaha, ariko mbabwire ngo biza tubireba tugaceceka. Ubu muri kano karere ka Ngororero mu mirenge itandukanye hari abaturanyi, mu turere bituranye hari abaturanyi babibona bakabirebera bagaceceka. Nyamara ejo cyangwa ejo bundi nimwe mutahiwe. Nshuti mwana muteze amatwi, reka dusoreze ikiganiro cyacu ahangaha. Shimira mwebwe muduha umwanya mukumva ibiganiro byacu, ariko mbasabe nyaboneka, ntabwo bikwiriye ko birangirira mu kumva gusa, kuko twebwe ntabwo turaba mararungu. Dukwiriye kuba twumva ariko tukamenya n'icyo twifuriza igihugu cyacu. Duce urwango, duce urugomo, duce ishyari, duce akarengane kariko kose, niba dushaka kugira u Rwanda tuzaraga abana bacu. Hanyuma rero ndagira ngo nongere mbwire ishyaka rya RPF riri ku butegetsi ko mu by'ukuri niba bazi ubwenge bagomba guhindura iyi mikorere hakiri kare. Ndapfa kuvuga ngo hakiri kare nubwo nzi ko igihe cyarenze, ariko niba bazi ubwenge bahindure iyi mikorere yo kwica urubozo rubanda rwa giseseka. Murafata abana banyu mukabohereza za Harvard, mukabohereza mu Bwongereza, mukabohereza mu Burayi, mwarangiza mugafata umwana w'umuturage wize iwabo baburara, wize iwabo bagombye kugurisha agahene kabo cyangwa inka, wize iwabo bagombye kugurisha akarima ke, mukamujyana muri gereza kugira ngo mumwicire ubuzima. Ibi byose biba ari ukugira ngo mu gihe kiri imbere atazigera abona n'akazi, kuko niyo yava muri gereza agasubira mu ishuri kwiga hari akazi adashobora gukora. Ni ukuvuga ngo muba mumugize umucakara w'abana banyu,
kuko turabizi ririya tegeko mwashyizeho rivuga ngo umuntu wafunzwe igihe kirenze amezi 6 hari ibi niba atemerewe. Niyo mpamvu mufata abana b'abaturage mukabashyira muri gereza, bavamo bakazaza bagomba kuba abacakara b'abana banyu. Ndagira rero ngo mbabwire ngo turabivuga uyu munsi mukumva ari amagambo, mukumva ari imikino, ndetse mukumva mufite imbaraga zitabemerera kugirwa inama iyo ari yo yose, mugacura imigambi n'indi. Ndagira ngo mbabwire ngo iyi si irituruna, niko Nyagasani yabikoze, irituruna. Bishobora gufata imyaka myinshi, ndetse ngewe ubikubwira nkazaba ntakiriho, nawe ubyumva ukazaba utakiriho, ariko bikazagira ingaruka ku mwana wawe. Kandi umenye ko iyo bigize ingaruka ku mwana wawe, ntago burya aba ari umwana wawe, ni ingaruka ku gihugu. Byo mukora byose rero mumenye ko muri gusenya igihugu ku bushake, kandi mumenye ko niyo mutabona ingaruka zabyo none, urubyaro rwanyu cyangwa abuzukuru banyu cyangwa ubuvivi bwanyu buzazibona. Inshuti mwari muteze amatwi, reka dusoreze ahangaha. Mwihangane, ni mu minsi mikuru, ariko mwakoze cyane kudutega amatwi. Mwarakoze kubana natwe kuva uyu mwaka utangira kugeza urangiye. Nizera ko tuzakomeza kubana mu mwaka utaha. Mugire iminsi mikuru myiza, kandi Imana ikomeze ibarinde. Umwaka w'2022 uzababere umwaka wishya n'ihirwe, muzawurye muzabarye. Ikiganiro cyari biza tubireba tugacece, kanjye wakibagezagaho ni Jeanne Pomciane Mparamusanga. Mbifurije umunsi mwiza, kandi mugire amahoro ava kuri Nyagasani. Ariko je numvaga bitanashoboka, bitanabaho. Ukuntu nahavuye sinzi, ni nk'Imana yatumye mpava, ariko ngenda birababaje, sinzi, byambabaje cyane, nabuze ikintu mbivugaho. Mbega n'ubu ngo narivuye hirya irangororero, nza numva ndi kurira, nibaza ahantu abana bacu bagiye kumara iyo myaka yose, numva birandenze. Uretse ko bakubwiye ko barusomye